ngo ndagutamo se ndiyemvu kirango utizaga telefone uzanditsemo kunamo umva se kuvuga ngo uranamo nta muntu utanga nimero z'umuntu nta kacupa nyweye no kumuha telefone ziko nzimo kuri kwimba nta gacupa nyweye ushaka zose uzinywe urye ako nge mbone mwishywa wanjye abaye neza we Barama uretse ibaretse kuyifungura se wayifunguye se amata atayifungura se ugira ngo umubyeyi ntababaye umubyeyi arababaye mama w'abapa icara aho ngaho mbanza uyimere waya wiyifata nticana ategeze igihe mugukira kore kwema narasaze ndasara ariko bitasi mutwazamo ibinyuko bazamo imisere banyiriruka nkazamo amafarinyoro kumwe amafi kubita mu maso niko mutwanye nari imeze nanjye ariko uwo muntu amuragiye umuhungu nagaruko shana narakize nago wagiranya akaruko wabona ko naheruka n'imbere ya kamera asigaye mu biganiro buri munsi nase papa mwemuretse gato nyine yabanje kwerekana uko yarameze mbere yego nuko ubungu ameze ndikubona yarabaye muzima nge ndumva nabaye muzima ntabwo nyirwa oya mama wa papa kandi ubona yaranakize bamuhaye n'ibiceri ubu ngubu ejo uko nyine ko umusaza wanjye mu byumweru byashize twari Bugande ndi mu mataje mama wa papa ni umwana mwiza yaramvuye aranambwira ati mva wa mubyeyi ndanakuremeye reka nkwere n'amafaranga uzagende numara gukira ujye ubasha kubona aho uryama iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na TV nawe utarakwanjizira ko ugiye kwikora kugira ngo tuye tubana 5 kuri 5 abanyarwandakazi mbaje kujura mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani akomeze kubana namwe aho muherereye hose. Our next episode ndikumwe na mama wa Pampe ndetse na shangazi wa David. Yes, nderuka gukorana ikiganiro unsaba ko tujya wiga David tugiye turamubura twagiyeyo turamubura umunsi w'ejo ndumva ari ejo hari hashize twagiye duhiga David bibi twaramubonye ariko aradukubita ewana bibi nkundura turagenda tugiye ibaze ko twasanze ibikoresho byacu bararenze cyane umusaza ba David ni beje David umupasiteri dufite David umusaza w'umuhanga ukina kwa Manibo dufite David umusore umusore wasari iwanjye hano mwasari wawe sinemukaga izina ry'umuvura muheto mureka mani isuriza abantu nibo washoje yego reka nsuhuza abantu mbifuriza umugisha ndabakunda apucipucu muri abashitsi banjye nimwe mwanyemereye kongera kwicara ahangaha mudahari ntago nabandi ahangaha mutankunda ntago nabandi ahangaha Uwiteka abahana umugisha nukuri nguri umuntu muri kumwe ngo gira amahoro murakoze cyane ubwo rero banyita maso mama wa Papa maso y'Inyana Pamela munyamakuva mu Buraya mama wa Papa maso y'Inyana Pamela iryo zina ntabwo bariherukaga abapape banje nkaho nicanye n'umukobwa ngaha nibarindushye nibari muzima nibari ndabona yifubitse ku manywa ya ruhanga mama Papa witwa nde bari wariraye unifubika izuba riva gusa njyewe gusa mama Papa ikintu gihari uwo mukobwa ngiye yansabye ko mukugezaho mukaganira hari ibyo yifuza kuba yakubwira cyangwa se yakuganiriza ku kibazo ngira ngo nibihuye n'ikibazo afite ari ubwa mbere mubonye yego ngira ngo tumuhe ikaze ndavuga witwa nge nitwa Uwamahoro Adija uri na Kadija izo mara wagira agahinda karakwisha karanyishe karamaze
karamaze Rwanda rwacu hari abantu bagifitemo agahinda nk'ako mbona David nimba umuzi David se iyi oya ndamuzi nigeze numva ngo yasariye kwa wa munyamakuru Sadunda wanjye iwe ngo yarahasariye amena inzugi amena amadirishya umva ngo yendaga no gutera ishuti akana kiwe uriya ni mwana wanjye mubere nyirasenge ko ba nyirasenge bajyaga bavuga bikemera koko none se washakiraga iki madamaze madamu nako numvisha amakuru embeshya abakobwa iyindi madamu mfite umwana umwe umusingo mada ntago nzi icyongereza ntago nzi igifaransa ni umumama wabyariye mu rugo eko ubu ni mubyarira mu rugo abantu baba batenda nta nzu bagira babariza nawe numvire bagira urukundo nk'urwa firigo ruhora rukonje urukundo nk'urwa firigo wenda ashaka kwiyama abahungu batera amakobwa ababanda amada bagasubira iwabo njyewe ubyara umukobwa wanjye ukagaruka mu rugo wambwira uti wajya kunyereka umuntu wayiguteye ku buryo mubana mwamunakenya nkajya mbagaburira ukajya muza kurya mu rugo ariko ugataha iwe mwagiye nkaho mubanyereka kubona mbere umuvugizi niyo mpamvu yakuganyerega nakubonye ku masosho media ariko rero umwana ndabarangiza akajya kutarika amabya kwaso n'uwanjye ariko gasubiremo ako kantu ubu nero umwana ugasubira kwaso gutarika y'amabya inyoko naso bakora bakagira bafite umwana w'umuhungu kandi ari umusaza yego umwana wanjye yanara muri iri shuri umwana wanjye yaramvunye ndi inda y'umukobwa iryana nakubi mubyara barangiza ukamukubitamo iginje ugasubira kwaso nyoko akajya kubonamo umwana wanjye ni umusore kandi uruhinja ruba hariya rwitwa umukobwa we ni umuki nabyo umuhungu umukobwa we ni umuki uwo umuhungu nawe azajya abyarana n'abandi nawe amere nka se reka atubwire yibwire ikibazo ufite icyo washakiraga nakubonye ku masosho media ugenda utanga ubuhamya bw'indwara wari ufite uvuga n'umuganga wakuvuye umusaza uriya muhungu bita David ni umwana mbere nyirasenge ni njye muto mu rugo ariko nyine nkaba naritabaje famiye ashobora kuba baramujijije intunzi imitungo niko navuga kuko murabakira se hari ubutaka bwinshi ngiye bari banyije ko njya kuri kamera rwose nta mutungo wundi ngira mutungo ngira no munwa nkandi mutungo ngira n'abantu b'inshuti b'abafana we baguhoye kamera bamuhoye ko necambera kamera naho bandogiye ahandi yego nuko ratavuga mwana wa nanjye bankize inyuma nyine nge ndi umuntu udakunze kwinjira mu bya famiye narabibonye none se yarasaze nyagusara yarasaze nabibonye kuri kamera hano ndumirwa no gukurikirana cano nese se wanagiye live yaho arara mu ntoki mu bice byose nanjye rwose narasaze ndasara ariko utasi mutwazamo ibinyuko bazamo imisere banyiriruka nkazamo amafaringero kumwe amafi kubita mu mazi niko mutwanye nari imeze nanjye ariko uwo muntu amuragiye umuhungu nagaruka narakize nago wagiranya akaruko wabona ko naheruka n'imbere ya kamera asigaye njya mu biganiro buri munsi nese papa muretse gato bivuze ngo icyifuzo icyo akwifuzaho nuko wowe icyo wifuza kuri mama w'abapanga kuko nabonye nyine yabanje kwerekana uko yarameze mbere yego nuko ubu ngubu ameze ndi kubona yarabaye muzima nge ndumva nabaye muzima ntabwo nyirwa oya mama wa papa kandi ubona yaranakinze bamuhaye n'ibiceri ubu ngubu ejo uko nyine ko umusaza wanjye mu byumweru byashize twari Bugande ndi mu mataje mama w'abapanga ni umwana mwiza yaramvuye aranambwira ati mva wa mubyeyi ndanakuremeye reka nkwere n'amafaranga uzagende numara gukira ujye ubasha kubona aho uryama wapi ndi mushyashya ahamana amafarabayida urumva arambwira ati rwose sunzi ngiye ntago muzi pe ariko nomero ze narazibonye namurangiye na mukuru wanjye n'umuzi umbabariye ukamundangira mbabarira ntago nigeye mura nawe uretse ko yamaye nomero urazima wowe fata nimero ze uzandike mubwire nimero kamera ba hafi ya kamera mubwire zinyandikire nta bintu byo bitangirwa ubuntu urantamo cyangwa ndagutamo nta kibazo oya ndagutamo se niyemva kirangutiza agatelefone uzandikemo kunamo umva se kuvuga ngo urantamo nta muntu utanga nimero z'umuntu nta kacupa nyweye no kumuha telefone uziko nzimuha nta gacupa nyweye ushaka zose uzinywe urye ariko njye mbone mwishywa wanjye abaye neza we Baramani wepima kambanza nyinywe mbere yo kubivuga
njye byakora gicyucyo korera umugisha mwana buriya ubuzima ubundi migisha bari Yesu wemeye kutubambirwa njye nemeye kubambirwa abantu zamu reba kamera nyashi Yesu wemeye kutwitangira njye nago ndi Yesu buriya yitwa nde uriya mukobwa w'umweru yitwa nde ubwo abacuruzi banzanire uriya mukobwa w'umweru arimo abonye umuteranko ntabwo nazigwa nacupa mama pampe byagoranye ntibarimenye ngo zana sikoro hano zana yindi yabareyo zani mwabareyo mwana sha mama pa nawe niba utangiye kugurisha amanimero oya ni ruswa abantu bimane zanjye bangana gute uko wakurikije uriya muntu ubona ameze si umuti utagira inzoga ubaho oya umuti none si umuti yawuhawe nangwa agiye gushimira mbere yo guhabwa byonyine kumuha zino nomero ikivuzo cye kirarangira kameramani wagira ngo murasange ntabwo dusanze ati amafaranga ufite urumva ari byo byatumye kuba nyafite ntabwo byareka kuba umuti ngiye gutanga wakora wita umukuragiro se waba bigore bikora hano biri reka twikomereze ubwo reka mbenze guha nari bibarayizana bwira yandike ya papa saze undi ubu ndazifitira angiye kwibara gusa ngwino umumere n'umubyeyi ngwino witangira kunyita nukuri umubyeyi mbabarira ndabona yayizanye mwana mako nibagiye ntuzi ibagiwe nye ibaretse kuyifungura se wayivunguye se amatanga atayifungura se ugira ngo umubyeyi ntababaye umubyeyi arababaye mama w'abapa icara aho ngaho mbanza uyimere waya wiyifata nticana ategeze igihe mpugukira kore kwema turashize mama papa yarasinze ndakora ariko nasinze iki njyewe warayimpaye ejo bundi reka nyikwibwire rata ntacyo uraza kuma andika 079 niyo wayivuga ko bayipfunduye mereza batanyisuye andika nuba mbonye abagiye mama papa wenda muzi kuko kuyibona biba byagoranye kubera nanyubashye kandi ako nube nabwe ko ari mukuru wanjye turi Gisenyi nayo yarayimpaye ngiye turi Gisenyi byari se senyi mukuyemo njyewe ndayivuga ukumva ahubwo tabari mama cyangwa araguhamagaye buretse bagiye kuzivuga we reka nzivugira atazandike 079 28 01 05 2 079 28 01 05 2 siyo mama papa siyo niyo njyewe iyi nimero warayimpaye turi Rubavu kandi nabwo nahise nanareba kuri cya kiganiro ndayibona kameramani yayishyizeho ndikaho muganga ko n'ubundi ni uraza niwe uzahamagara gufasha ibibazo mama papa ndashima Imana nubwo ntabwo yamaye mu maso ariko yamaye amabere ndashimana ko yankuye ahantu habe narindi ndashimana ko ntameze imisatsi mu maso ndashimana ko yanzahuye amen ko ntabwo yagoye mu maso amen ko ntabwo yamaye mu maso nyine ariko amakuru mfite ngugiye kujya Tanzania umuti nzazana aho uzaba nanjye nzaba nanjye aho hantu mw'abantu mwe oya amakuru ibi bintu nzabifata agihaguruka ngiye kujya Tanzania nzajya muri Tanzania muri iki cyumweru seje bundi tuzatangira kuwa mbere yego ariko none umuti nzazana yababa we muzambara zanababwira ngeze neza ndi hafi hari ku Rusumo basa wazagiye Tanzania basi niyo gutsinda imiti wabanuka vuga n'uwo bagwanye ndumuganga ko nanjye mvurwa mama pa mumere mikoro uwo mubyeyi mugira ibintu mwibariza mama pampe muguhura nawe ukamubwira ikibazo cyawe akaba agufashije aguhuje n'umuntu ushobora kugufasha bikubwiye iki Mana Nyagasani bimaye n'umubyeyi pe nubwo nyine ubona nyine kumuvugisha biteye ubwoba arakazi arakazi nyine uri umuntu nyine utababaye wahita uvuga ati mbivuyemo ariko kubera ukuntu mumabaye
ariko disi kigira n'impuhwe iyo wibeshye ukaza uvuga ngo rere uzanirukanse aruse imiryango yego mubyereka manze nkubwire basi mbabarira iyo wibeshye ukaza uvuga ngo mukecuru umuntu wakuvuye ngo ni wibaraguza avuga ngo mukecuru bari kumubaza niba ari nyina bicaranye yego ntago nabikora urakoze Imana iguhembe igukubire 7 nari mutije ngo yandikemo ntabwo nayitwara kuko uyu mugabo yaramfashije kugeza ubwo akungejejeho urakoze pe nanjye ntacyo ntakora kandi ntacyo guzi mba nsaba ntago ndi nase ndi n'impyisi ndi umumama sinabwa amazina yanjye yasuye nitwa mama w'abapape maso y'inyana Pamela nyina w'abapampe maso y'inyana Pamela hanyuma rero urumva wifuza ko twazajyayo nka ryari kumuhiga Mana nyagasani jewe n'ubungubu ntabwo nakuvuga ngo burije isawa mufite umwanya najyayo ndababaye ugiye ubanze wowe inama nakugira ubanze uvugane n'uriya muganga baguhaye umenye wenda n'ikiguzi bisaba nuko bigenda hanyuma umbwire ni prepare nitegure hanyuma tujyeyo urakoze cyane tuzagenda turi twenyine nge nawe nta mpamvu yuko wenda mama pampe agaruka yego mama aracyanda suza bareyo muranyumva abapape ndasuza bareyo wayifashe ko mfite fone n'icupa yifate mfite ibintu byinshi mu ntoki aba bareyo ndabasuje cyane noneho basigaye bambara n'udupira ku icupa ejo bundi bazahore na aperi bakine ariko nibatanatsinda mbifurije gutsinda urumva ndabakunda mutavuga ngo mwabikona mwe simbavuze ariko nkunda bareyo akomana uyu mubyeyi n'ubwo ari umusazi dizi nagiye burya avuga uwo muganga muzavugane bahita ni ukuri umumama wenda wowe uze kumuvugisha numara kumuvugisha niyo nama nakugira wenda uze kumuvugisha numara kumuvugisha umenye icyo aguciye umenye uko bigomba kugenda hanyuma twebwe ejo ko byagenda kose umunsi w'ejo duhaguruke tujye guhiga David turi ko yakira kamera neza ni ukuri kw'Imana Imana ijye guhezagira yego gusa tutibagiwe ko tutirengagije na mama w'abapampe kumushimira ku byo abakoze kandi bikomeye cyane ari kugenda afasha abantu mw'iyi minsi bagiye batandukanye kuko bamufashije ari kugenda nawe afasha abandi mu buryo bugiye butandukanye twizere ko biza kugenda neza nta kibazo uko nkurikije ukuntu mama w'abapampe yari ameze mw'abantu yari umuntu wirukanka mu muhanda atambara bamwambika bamuziritse yego yisiga amazirantoki mu muhanda aho yasanze hose niko yari ameze arya ibiryo biboze ukuntu ndi kumubona mu mpande zanjye umuganga nanjye ashobora kuba azamfasha Okay, ni byiza nukuri biriya bintu ni sawa kuko akimufasha yahise amafaranga bameze neza afite ibibanza yagiye agura ahantu hagiye hatandukanye urumva ko ibintu byagenze neza reka twizere ko natwe uko byagenda kose biraza kujya ku murongo reka tubashimire cyane mwe mukunda kandi mukurikira Amazina TV Imana ibahe umugisha ciao ciao